urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *3 IRTV.fr, tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo. ati mfite Moses, mfite Kanaka, mfite uzi utangiye kuzishyira ku murongo cyangwa uhura n'ikibazo ugatora ka telefone nawe wiriye wiyemeye wifite icyizere uvuga ati ndahamagara Moses ikibazo aramu muti ukahita umuhamagara ati Moses byanze hano gutya. Hari n'abantu nyine usanga nabo bati ngo ngiye sinzi icyo abantu banziza nta n'umwe nkunda undi ati ndabizi giye bose baranzira bakuzira se kubera iki, ariko wagakwiye kwicara ukisuzuma ukareba impamvu aba bantu bakuzira. Nta muntu wangwa na bose, yego nibyo nta n'ukundwa na bose, ariko burya iyo ni ibintu byakaze aho uciye rwose abantu bakifuza kubacisha umuriro.
ariko ngo no ku rundi ruhande gusanga ngo abantu ngo hari umuntu ngo abantu bose bisanzuraho ngo bana abakecuru urungano ngo mbese ugasanga ni inshuti ya bose nka ya radio yego rwose abantu nk'aba babaho bari bazi ibyo barimo baba barisobanukiwe baba bazi sinzi babazi bararebye bakoze ubushakashatsi bushobora gutuma bakundwa n'abantu benshi cyangwa na bose hari abavuga nyine ngo icyo gihe ngo hari ibyo bisize ngo hari umuti ngo ni amaraso akundwa bagenda bavuga ibintu byinshi ariko uzi ko hari abantu bajya bashaka agati bakakisiga da ngo kugira ngo bakunde bakundwe cyane cyane nk'abasore bashaka gukundwa n'abakobwa cyane inkumi bashaka gukurwa n'abasore ariko se koko iriya miti irakora giye buriya ntekereza ko imbuto cyangwa umusaruro urukundo ugaragariza abantu n'urugwiro bereka nibyo bishobora gutuma ugira umubare runaka w'inshuti aho by'imiti abavuzi ba gakondo batubwire pe niba uriya muti ukora koko muri iyi nkuru rero tugiye kuganira rero tugiye kureba hamwe tugiye kureba icyo wakora kugira ngo nawe ugire inshuti nyinshi ngo ndetse nagumane nazo izo zirushaho kwiyongera umunsi ku munsi ariko ni byiza hari ibyo wakora bikagufasha gukundwa urugero girira abandi uko wifuza kugirirwa icyo ni icyambere ese niba wifuza gukundwa kuki wowe utatangira ukunda abandi bakunde noneho nawe bagukunda ariko hari abantu bikunda barahari ni nabo bezi kakumve ko baneze ntumbaza aho bahinze ariko bareze akumva yuko keya zose ibyiza byose ari we bikwiye nta mugenzi we adakwiriye ibyiza we ese niba wifuza ko ibyiza njye niba nifuza ibyiza byakabaye byiza nanjye mbanje nkabyifuriza n'abandi binaryoheye bisangiwe kicika di subuze kwikubira we buriya n'ubujura wa mugani wa none ibi bintu ushobora kuba dutekereza ko byoroshye nyamara bisaba byinshi kugira ngo bigereho bisaba byinshi kuko niba ukeneye umwanya w'abandi nawe banza ubaho uwawe bikumva ko umuntu azagutaho igihe uyagutese ni umuntu nyine mbere yo kugira icyo wakora mbere yo kugira icyo rero gukorera abandi cyaba icyo wita cyiza cyangwa kibi banza wibaza uti ari igihe babikoreye nabyakira gute ariko si iki kintu ntabwo abantu tujye tugitekereza ukavuga uti se niba abantu nifuza ko bankunda ntibankunda kuki nimbagirira nabi ubundi ari bo bangiriye nabi nabyakira gute cyangwa kuki igihe mbagirira nkafata nk'umwanya mvuga ati Moses nzamugira nabi muri ubu buryo ariko sintekereze wowe uramutse ubinkoreye ingaruka bizagiraho ngo dufite byinshi byo gukora nyamara kugira ngo urukundo n'urugwiro mu mitima yacu bizamuke bigere ku gipimo gishimishije dutange n'ingaruka nziza rwose ngo ikigero ngo usanze ngo niba usanze utabyakira neza ngo bizibukire kuko ni kimwe ngo mu bigukuraho inshuti kugabanya inshuti nufata abandi rero uko wifuza ko bagufata uretse no gukundwa uzanubahwa urumva cyane aka kantu mwakumvise abantu bo mu rugwiro nyine nubikora nawe uzubahwa ibi ngibi rwose Moses yarimo atubwira nawe uramutse ubikoze wakubahwa kandi nta muntu wanga kubahwa uzi guca ahantu byibura ukabona bagufite ubugwiro bari bagukumbuye ni ubana nabo wenda mu gihe runaka ariko iyo ubavuye mugenda mufite akanyamuneza ukagira uziko nkunzwe kumva ku mutima niba hariho ka godoro kari kashonze kayonze cyane rwose ibi rero nibyo twifuriza abakunzi bacu ikindi kintu tubifuriza buriya ni ugufasha abandi buriya mu rukundo nabyo birakenewe rega urukundo ni ikintu ni runini sinzi ukuntu twabivuga mu kinyarwanda cyiza kugira ngo gufasha abandi ni ikintu cya kabiri mu kugira ngo rwose ukurure inshuti nyinshi cyane ubone inshuti nyinshi ariko uzi kugira ngo mugenzi wawe azaba ari aho wenda n'ikibazo urakizi wenda se ni umuturanyi wawe bende nkango baraye bamusuye wowe uri aho urituje urimo urarisha inkoko ifi nibura umwohereza ifi usigarane inkoko cyane biriya bizatuma abona yuko ibyo ari byo byose ubufatanye ari ngombwa mu buzima ngo gufasha buriya ntabwo ngo bisaba ngo kugira ubutunzi bwinshi cyangwa se imbaraga z'indengakamere uzi ko ushobora gufata nk'uwo muturanyi wagize ikibazo wanamuha isabune y'ijana ukagenda avuga ati Moses aranzirikana cyane rwose ariko wifunze rero hari ibintu byateye mu mijyi bituma abantu urukundo rwabo n'urugwiro bijya hasi ukabuturanye n'umuntu bakanamwiba wumva ugaceceka yavuze induru ugaceceka karyuma wenda we ntahari
ugaceceka. Niba uyanitse utwenda reba twanuye ureba ugaceceka ngo sinitera ngo hari si yabona ntiyabona cyangwa ngo siniteranya ngo ejo batazagaruka bakanyiba. Kashobora kutaza bariya hakaza n'abandi. Igufashanya ntabwo ari ugufata umuntu ngo umuhereze ibyo kurya, ahubwo no guhana amakuru no kugira gutese. Ubufasha bwa mbere ngo ni umutima w'impuhwe, gutega amatwi ufite ikibazo no gutabara rero ngo bakwitabaje. Ariko nibyo burya hari umuntu udakunda kujya mu birori, hako wamutabaza wenda nko mu gihe cy'ibyago se cyangwa igihe umukeneye rwose akabyumva akaza. Uriya muntu nawe afite urukundo. Ukugishije inama rero nawe ngo ujye umutega amatwi, muhe inama nyayo koko. Irinde inarijye uzi icyo ari cyo? Ahubwo uransobanurira wenda umvuze ikinyarwanda kirenze. Bayita inarijye ariko ntabwo nanjye nabasha kurisobanura neza. Wenda kwirinda inarijye ubanza ari kwikunda ahubwo ubushyire mu mwanya w'abandi ni kwikunda. Ibyo rero ngo bazabizirikana kandi bazabigukundira. Barabizirikana buriya icyo ukoreye umuntu ntabwo ubujugunya hasi. Numuhereza ibintu byiza azabizirikana, nukora ibibi nabyo azabyibuka. Uretse abantu tujye twibagirwa. Ntabwo umuntu yibagirwa, reka ntabwo ari forgive and forget. No ntabwo bibaho. Uhora uzirikana ati Moses yigeze kundaburiza kandi cyangwa yangiriye neza, kimwe muri ibyo. Ntabwo rero iby'urukundo buriya mu biganiro byacu by'ubushize twaganiriye ku rukundo icyo ari cyo, tunareba ibintu ushobora gukora kugira ngo urukundo rwawe rugende neza. Ntabwo ibi ngibi nabyo bisigaye, biragendana byose, biruzuzanya. Kuko nari utekereza ko wagira umukunzi umwe ko ku isi rukumbi ntuzi kubana n'abaturanyi. Ese Emozi uterese nk'umukobwa ugasanga ntazi ko akira abashyitsi, ntazi kubana n'abantu, urwo rukundo rwambara kangahe? Tuvuga tureka uyu nguyu yazankura ku bantu, niko babyita. Yazanca ku bantu, niko babyita cyane rwose. Rero ntabwo bikwiye ko umuntu yihugiraho cyangwa ngo uhugiye ku mukunzi yawe ko abantu bagukeneye ari Moses gusa. Oya, n'abaturanyi bawe baragukeneye, n'inshuti zawe ku ruhande ziragukeneye kandi hari icyo zigukeneyeho nk'uko nawe hari icyo zikeneyeho cyane. Reka tujye twireba tureba no ku bandi. Icya gatatu ngo ni ikihe rero? Kugira ubusabane. Ndumva ari icyo ngo abantu benshi iki kintu gisigaye kibananira. Reka nta busabane, nta rugwiro, ishwida. Ariko si ubu bitegura iki? Ni ibiciro byo muri Ukraine byazamutse. Abantu twagiye tumera ukuntu ngo ugasanga usuye umuntu ariko yibereye kuri WhatsApp kugeza tashi, imbuga nkoranyambaga. Wagiye imodoka ngo avuyemo n'uwo wicaranye watanamusuhuje. Ibi rero ngo n'ibindi nkabyo ngo ntabwo bikongerera ubushuti, ngo ahubwo ngo birazigabanya ibi bintu rwose n'ibindi nkabyo. Ntabwo byatuma inshuti zawe ziyongera, ntibibaho. Wowe Abanyarwanda bo hambere bagiraga umuco, niba ari uko batari babona iterambere nk'uko twebwe turifite ubu, ayo matelefone atarasakara hose, itunze umugabo ugasiba undi, ayo mateleviziyo nuko. Ariko ushobora kuva hano ukagera i Kigali, muri uyu ukagera Kigali ni urugendo nk'urw'amasaha 3 wicaranye n'umuntu mutaravugana. Ibyo bintu se birimo urukundo? Ese birimo ubusabane? Nibura ngo barasaba ngo nibura aho ugeze ngo uhungukire izindi nshuti. Aho uri hose niba ushaka uburyo havana inshuti, ngo izakera uzigarure, n'izari ufite kera nazo wongere uzigarure, kandi wongere ubusabane n'abo muganira. No kuri za mbuga nkoranyambaga ushobora kuhungukira inshuti kandi zakugirira akamaro, ahubwo zirikana ibyo ubavugisha n'uburyo ubavugishamo. Umvise birakwiye, inama nziza cyane. Ariko ngewe iki kintu cyo kugendana n'abantu batavugana ni story ikwiye kutwigisha. Wowe uraje ufite kuteri yawe, nanjye ndaje wenda mfite telefone WhatsApp irawe, wowe ukubisemo umuziki yengeye kuri WhatsApp, ndaje turicaranye ku ntebe imwe ahandi imibiri bikoranaho mudukira ko bita muri dodani mukegerana. Biba bitangaje, ariko ntabwo uzi ngo ninde turi kwegerana muri aka kanya. Dufite ibintu byinshi twagakwiye kwishima. Bafite imitima y'inyamaswa, ukurikije ukuntu inyamaswa ubwo ziri gukunda nazo muri bino bihe. N'abantu ukuntu batari bari kwangana, ahubwo ni ikibazo gikomeye abantu b'umuntu. Noneho iri koranabuhanga we ryo riraturangiza, bakagera mugiye mu matelefone, bagenda kabishuti n'ikoranabuhanga. Ugize ngo aracika ikoranabuhanga gataka barasinziriye cyane. Ndamakuru ufite mukarira mugera aho mugiye, urumva ngo tugeze
ngo arimo arya ibiraha ngo ni iki cyangwa se umva ikindi kintu nabonye bari bicara n'umuntu mu modoka ese niki gihumura ku buryo ushobora n'icyo umuntu ashobora kurya ukumva kirahumura ku buryo ushobora kumva ubunyobwa bukaranze burahumura cyangwa buranukira ngiye buranukira ndi mu modoka buranukira ubwo rero ibibazo umuntu aburiye muri kumwe yewe itanimuka rwose bitanimuka ubwo se ugiye ahandi ugasanga bararya ibirenze uburyohe buriya kugira ngo ujye undire ubunyobwa iruhande warya ibiraha ukarya amandazi whatever ariko kurya ubunyobwa byo rwose ntabwo mbishyigikiye. None mu kintu gituma rero gusabana bishira wicaye mu mwanya uguze ubunyobwa wenda bw'amafaranga 200 si urugero ntubajije mugenzi wawe n'ubundi ibyo ari byo byose uramujena kwagukanja umwuka kandi utari w'igihe gito uza kumara nk'iminota runaka ntunamubwite fataho cyangwa se nujya gufata uzane udupaki 2 n'ubundi uvuguze ufite ubushobozi ubwete yakira kamwe wenda bukunanira yabuguhaye none ngiye ikintu kimbangamira bombo nazi kubona mu modoka umuntu nyuguta bombo nkumva rwose nakira ariko buriya nubwo corona hari ibintu bibi yazanye byinshi ikadutwara abantu ikahagarika ibikorwa byinshi tukahinduka abashomeri ariko agapfukamunwa kubaho mpita ngafunga maze ukaruhuka koko ariko wakwibesha akabarura gato ni yaserera impita njye muri muzungu. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugo ikiganiro n'ishusho y'urukundo tugiye tubaganirira ibintu ushobora gukora ugakundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kugira ukundwe na bose kandi benshi ni byagufasha kugira ngo ukundwe na benshi kandi hafi ya bose. Reka twese gatoya rero turagaruka mu kanya dukomeza n'ibintu ko bigiye bingana. Urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe utega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ukurikira ukanda *3 IRTV FR tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro.
kureba ngo batega amatwi witonze noneho rero ngo ubaganirije unabagira inama ibi bizakongera inshuti nyinshi kandi zikugirira icyizere ariko nibyo rwose nta n'impamvu ariko ni impano tubigarukeho ntabwo bikorwa n'umuntu uwo ari we wese kuko gupfa kumenya umuntu ushobora kugutega amatwi igihe ubikeneye cyangwa ahuye n'ikibazo ariko uzi kuba wenda kopi wawe yagukatiye cyangwa kopine uratangiye ubwiye umuntu se tipe ko numva atangiye kuzana ibibazo noneho harakurikira heke wowe umuntu arakugisha inama ukamubaza ibibazo nk'ibyo ntabwo biba bikwiye rero no mu rukundo ni ngombwa ko tugira abantu badutega amatwi mu nshuti zacu ku buryo wenda nuramuka ugiranye amakimbirane n'umukunzi wawe uzabona umuntu ubwira akagutega amatwi kandi akakugira inama ahavuga ati wenda tekereza icyakurikiraho urugero wenda akaguha ingingo zitandukanye imwe ebyiri eshatu hitamo kuko ntabwo burya no kubwira umuntu umuhitiyemo n'inama
wenda niba ati sha ariko bijya bibaho kuko nta nubwo akenshi mwebwe abagabo murabishobora buriya iyo uvugishije umuntu cyangwa kuvugisha akabona umusubije neza urayabwa ati se dusohoke dushaka abantu twicara dufate kamwe umuntu abyakirana vuba dore se urumva wabyanga iyo udafite gahunda urimo wiyica cyangwa ngo ukererwe hagati nta kibazo twagafata cyangwa wabona nta mwanya ufite ukamubwira ati ariko ndimo ndakererwa mfite gahunda wenda igihe kirageze reka nguhe nimero tuzapange iyindi saha indi munsi ndi gahunda ugasanga rwa rugwiro rero wagaragaje rwese ruvamo nyine ubucuti kandi wanamubwira ati ntuyihuye ati nimpagera nzajya kuvugisha nze dusangire agacupa cyane rwose no kumva rwose ubucuti urabwubatse rwose kadusuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi cyane rwose murakomeye abigeme yego rwose abashinga ntahe yego mukomere cyane mu gihugu cya Uganda nabo baratwumva mu gihugu cya Kenya mu gihugu cya Tanzania akubwira ni nake kantu uzi ni cyo giswahili uzi ku buryo musigeze mu gihugu cya Tanzania wabasha kugikoresha ugikandagirayo ni habari nyaka kantu uzi ku buryo mu gitanza wakoresha mubwire ati yo habari ubundi hari ikindi gihe wambaza nayo nuko yinyibukije ntabwo nyabyibuka nta kandi kari muzika ka giswahili nta gikongo ni nake kantu uzi wakwitwaza uramutse ugeze mu gihugu cy'Ubufaransa ariko ugeze kuri nuze ku buryo wabasha gutambuka mbwira oya buriya no kuca ku bantu kabasuhuza Ubufaransa si bonjour bonsoir kadusoza no mu Bufaransa bonjour bonsoir how are you cyangwa watandukana no bonjour wenda wumva webye bonne journée nibyo bonne soirée ni mugoroba yego utuntu nk'utwo nyine cyakora igifaransa nyine akatura tumanje ko nahikura nshonje navuga bakangaburisha n'icyongereza ntacyo bitwaye navuga rwose n'ibiryo nkabiri kadusuze umuzungu witwa Jean de la Grenouille turamusuhuza nakomere cyane gukunda abandi kiri cya gatandatu mu mbere yo gukundwa banza nawe ukunda abandi nyine utange nawe wifuze ko bikugarukira wowe hari icyo watanga yes ngo nutegereze rero ko uwo udakunda we ashobora kugukunda nanabikora azaba afunguye amarembo nawe usabwa kwinjira nibyo abazagira ngo nawe umukunde nibyo ariko abagira ngo nawe umukunde rwose yumva uburyohe urukundo ni rwogera urukundo rero ni igikorwa ngirana si igikorwa ngirira nibyo urumva kubikorana kubikorana niyo mpamvu usabwa gukunda niba ushaka gukundwa nibyo ariko wibuke hari umuhanzi hano iwacu wabiririmbye aravuga ngo twibuke ko hari n'abatarugira wageze gute hati urukundo ni rwogere abatarugira nyine nabo tubereke ko rubaho umuntu utarugira utamweretse ko rubaho utekereza ko yazasobanukirwa bigenze bite hati urukundo ni rwogere nibyo aha iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro ikiganiro n'ishusho y'urukundo aho twe tubagezaho nyine bigiye bitandukanye mu rukundo kuri mikoro muri kumwe rero nanjye Patrick na Clementine twitse gatoya Clementine turagaruka mu kanya dukomeza turagarutse muri studio n'ubundi twa turi kure twa turimo dusoma ku mazi cyane rwose kuko umwuma nyine nawo urabyumva ibiganiro biba byaryoshye n'akanyota kakazamuka nk'uko gusoma ku mazi dushaka rero kubanza kugacebya nyine ngo tukabwire gatuze umuntu akagaruka ahanura nibyo ariko burya abanyarwanda baciye imigani myinshi ariko imwe ugasanga niyo ngo ukuri nako gushirira mu biganiro ukuri gushirira mu biganiro natwe turi kubabwiza ukuri twashiriye mu kiganiro nyine ishusho y'urukundo icyakari ngo ni ikihe kugerageza kwerekana uruhande rwiza nabyo birakenewe mu rukundo rwose ariko ese uruhande rwiza ni rwo
warwereka ariko se urubi hari umuntu ujya urwerekana nta muntu ujya ahubwo abantu bararubona bibatunguye ariko burya werekanye uruhande rwiza biba ari sawa ntego ntiwabaho uri umutagatifu kuri byose ariko nta nubwo umunsi wose ushobora kukugendekera uko wabyifuzaga ariko kandi si ngombwa kwereka buri wese ko wese ukubonye ko wababaye niba warakaye wibigaragaza nabo rero nabo utarakariye kuko ni inzirakarengane nibyo niba uvuye mu kazi umukoresha yagutesheje umutwe wigira mu rugo ngo abo mu bana babigenderemo cyangwa abo muhuye bose ngo babone niko ntabwo mbona se uniriwe nyine cyangwa wagera mu rugo madamu akakubaza ati wiriwe niriwe nyine ntunduzi cyangwa ugasanga akadogo wawe niba ateruye ibase wenda ifite utuntu agiye gukora kumva inkono irashiririye yaba se akayiterekaho agasubira kureba ibyo atunganya waza kubera umuji yaba se ugatwititara utari wayibonye ariko ubundi cyakadoga ko amafaranga y'iki niko amafaranga ndacukura nigo mfite ifamu nyakuramo Clement ubanza wakina filime sikunu nkunda ariko nari numvise ubanza ngo filime wakinnye aho bita muri Umurage Art Films ngo bazigireka muri festival zaranabikoze uzi gukora akantu bwa mbere nyine kagakora umuti mwahawe ibihembo narabyumvise baraduhembye rese twagiye ntago nyenera ubuntu nishyuza we mfite igiciro nyine ni ukugerageza kugaragaza uruhande rwiza niba utashye uri Moses wababaye kugira ngo ubwire kadogo nabi nakubwira ati boss amavuta arashize ni muzi igihe mugomba kwakira ibyo mukeneye gute se ubundi yari igihe indi bidashaka yegora ku buryo wumva abantu barinda gufata isaha ngo baka ibyo bibaza saa moya za mu gitondo ubwo niba mutambaje mu gitondo nimuze mbese haba ku muzamura isukari baze ko sigaye numva bavuga ngo abantu bari kubazamura abandi amasukari isukari none yaranahenze bari kuzamura iki simbizi ngo ni umunyu icyamunaye rero ngo ni ukuba wowe wanyawe wishushanya ngo ushake kugira nka Clementine ngiye niba mvuga nabi nuko nyine wewe umena umuceri wishaka kushishura ngo nawe uvuge nabi kuko nshobora kuba mvuga nabi mfite impamvu ibintera kandi utazi ariko nta nubwo bikwiye nubwo ufite impamvu igihumbi zibigutera nta mpamvu yo kugaragara rwose ubwira abantu nabi kuko nta muntu ukunda umuntu umubwira nabi hano barabivuga neza ngo nta n'umwe wishimira umuntu wishushanya wikwihinduranya kugira ngo ube uko runaka ashaka kandi wikwigira umuntu ushimisha abandi uba uwo uri we kandi buri wese umufate uko ari unamuha agaciro nugumana ubumuntu bwawe abantu bazabimenya babimenyere kandi rero bazabigukundira kwigira nk'uruvu si ibyawe bifite abo bireba bareke bajye bihinduranya kuko barabihemberwa ni akazi basabye ariko wowe ba uwo uri we sibyo se birafasha nibyo iyo ubaye uri we runaka arabimenya none se ubundi ndinda ko amena umuceri none se ndinda kwiyoberanya ngende maneko suko se wa mugani babihemberwa barabihemberwa kuko niba aje kuneka agasanga Moses aranywa itabi nawe ararimo niba yaza atanywa inzoga agasanga Moses aranywa inzoga ahita yinywa nawe kugira ngo akunde yiyoberanye yisanishe nawe kadusuze bamaneko bose dusuze n'abandi bantu mu buzima busanzwe bashobora kwiyoberanya ariko nta nubwo ari n'umuco si n'ibintu byiza kereka ibintu uhemberwa nyine nibyo wagakwiye gukora muri ubwo buryo ibintu udahemberwa nta mpamvu se kuki tubaho twivuna kandi ubuzima bworoshye iyo ubuzima bworoheje nabwo buraryoha nta nubwo wabona yuko nabwo ahubwo cyangwa ufite ibibazo igihe ubuzima bworoheje cyane rwose ntabwo byakunda icyakenda ari nacyo dusorezaho rero yego banza wikunde mbere yo gukunda abandi ese ubu ntiwikunda ariko hari abantu batikunda koko umuntu utikunda nawe yari yibagiwe hari ibimenyetso ni mu rugero kugira ngo urukundo rwose ruryohe ibintu byose twavuze nta na kimwe dukwiye kurenza ingohe ntabwo tubabwiye ngo mubiboroke ariko gerageza rwose ugire ishusho rwose ikuranga ukubonye aba yagusobanura avuga ati Moses azi kubana n'abantu Moses aratabara icyo kintu ati Moses azi kwisobanura cyangwa azi kuba uwo ari we ntabwo azi kwishushanya ni uko nyine nta muntu ujya wimenya umuntu amenywa
n'abandi nibo bagutangira ubuhamya rero ibijyanye no kwikunda hari abantu batikunda nabo akaba ari aho ntacyo bimubwiye yumva ari umuntu uzapfeje kuko bene aba n'ubundi usanga n'urukundo rw'ubuzima n'urukundo rw'ubuzima ntarwo bagira ngo bavuge ngo reka niyiteho mfate indyo yuzuye se wenda nanjye nishyire ku myako udusire twiza yego mpumure neza abana n'abantu basangana amaganya wambwa ati se Moses rite mama se maye se ndi runaka se kubera iki wumva nakambara nkaberwa kubera se iki maye se maye rega nubwo twaba dukennye ariko kwikunda birakwiye ariko ngewe sha ndikunda we yakigira ntihakeyo nkavuga ntimva reka nzihe we nta wamenya ntihakeya namara kuzihaza nkavuga ati sha wahita paka kanya rwose n'uwahakeye abandi ngasagwa ngasagwa ariko ari ukuntu keza ubuziya rwose kumva birarenze nkavuga ati kiretse mpfuye kuba baba ukavuga ati kiretse mpfuye wenda nibwo naba ndase nkaba ndasaya amahirwe nyine iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro ibintu 9 twabageneye cyangwa twabahitiyemo kugira ngo ibintu 9 byagufasha kugira ngo ukurwe n'abantu bose kandi benshi harimo icya mbere tubinyuzemo mu ncamake girira abandi rero uko wifuza kugirirwa cya kabiri ni cyiza gufasha abandi birakwiye icyo nicyo cya kabiri cya gatatu ni kugira ubusabane icya kane ni kihe gutega amatwi abandi icya gatanu ni ishima kandi unashimira abandi nyuma icya gatandatu mu gukunda abandi icya karindwi ni kugerageza kwerekana uruhande rwiza cya munani niba wowe nyawe cya cyenda banza wikunde nawe ubone gukunda abandi ikiganiro rero ni ishusho y'urukundo mukurikira rero kuri uyu munsi mu gihe kingana n'isaha yose kuri mikoro mumaze kumenya muri kumwe nanjye Patrick na Clementine mumaze kumenya rwose ko ariko tubahitiramo rwose mugire urugwiro urukundo rwanyu rwogere rube rwiza rwose rushashagirana rushining like Diamond ari umuhanzi wabiririmbye urumva rero reka dusoze iki kiganiro cyacu tuvuga ko ikiganiro nk'iki ngiki rero ari akagaruka mwakoze cyane bakunzi bacu rwose kwa kuri twababwiye nyine kubashiriye mu biganiro namwe rero bibuko tuzumve muri commentaire batubwira ati hari ibintu byinshi byagiye bihinduka mu buzima bwacu cyane nicyo tubifuriza reka tubifurize rero kugira ibihe byiza n'ubuzima burimo impagarike n'ubugingo mwiyumvira ibiganiro bya IRTV ijwi ry'urugwiro ikiganiro nk'iki ni akagaruka cyane